Mwana kumvishe n'aka kanya kabisa aravuga ati byanze bikunze iriya ndirimbo yari fresh cyane bamwita Kenisol tunamubwira congratulations kuko ubu ngubu yamaje kwinjira muri 1:55 am ingiyi ahuriyemo na Bruce Melody ndetse na Element Ele yingiyi ni lebo ya Coach Gael muherwe kabisa wabanje no ku mpasteri nyuma akaza kubivamo akaza kwigira hanze y'igihugu cy'u Rwanda nyuma akaza afite ikintu bita amafaranga aza gukora icyo bita 1:55 am ariyo inahuriyemo kuri ubu ngubu na Bruce Melody igahuriramo n'uwo nguwo Kenisol ndetse na Element Ele nibyo ngibyo kabisa. Hanyuma nkivuga kuri Kenisol na Melody kuri ubu ngubu timu yose kabisa ntabwo iri kubarizwa mu Rwanda ngira ngo ibyo ngibyo murabizi bari mu gihugu cya Kenya aho bagiye kunoza imishinga yabo witwa Coach Gael witwa Bruce Melody ndetse na timu yabo muri rusange kuri ubu ngubu niho bari kubarizwa kabisa bari gukora ibintu by'ama project yabo kuri ubu ngubu mu kanya ndaza kubereka na video Bruce Melody yagiye muri University of Kenya aho yagiye gutaramira bamwe mu banyeshuri bayo no kuvuga ngo ni Kenyatta University yagiye gutaramira bamwe mu banyeshuri baho hamwe na Bahati uriya muramuzi ko mu minsi yatambutse bakoranye n'indirimbo yitwa Diana ni izina ry'umugore wa Bahati kabisa ni ibintu byiza sinzi niba ku buhanga bw'ibyuma bafiteho video kugira ngo bayitwerekeho gatoya ubundi dukomeze n'andi makuru murabizi ko abari trending news abari brand new songs bazasohotse hanyuma njya ngo murabibona kabisa na amashusho meza cyane bamwita igitangaza itahe wacu Bruce Melody ari kumwe n'abapampe wiwe kabisa mubi cyane Coach Gael muramubona Bahati aho ngaho kabisa bari kwerekeza kuri Kenyatta University yingiyi ni university yahoze ya madamu mukuru w'igihugu hanyuma reka kaka video bakadushyiriremo karimo amajwi hanyuma duhite tugaruka mu kanya tuvugaho n'izindi nkuru zigiye zitandukanye. Bahati mko wapi bwana? Bwana nimechelewa. Mambo ya mwesh mambo ya mwesh toto weka kando na ku bless kama mwesh mambo mtoto leo anaitwa Bahati mtoto wa mama. Bahati mtoto nani? Pete yangu sama wewe kama wanapo wanataka surprise leo, niko na surprise leo. Nimtake ama niache akuje? What's up, Kenya? Somebody say ukuteye nukusabiranga Je suis vraiment fou de toi amaso yange ni wowe Right, njango wabonye kabisa ni Bruce Melody na timu yiwe hamwe n'umucuti wabo bamwita Bahati bafitanye n'indirimbo nziza cyane kabisa bise Diana bari mu gihugu cya Kenya aho bagiye gukorera project zigiye zitandukanye ariko by'umwihariko harimo kurangiza indirimbo yagiye akoranya n'abanyakenya bagiye batandukanye. Tukivuga ku bintu byo kujya hanze by'abahanzi si Bruce Melody w'umunyarwanda gusa uri hanze ahubwo na The Ben cyangwa Tiger nawe muri kuri ubu tuvugana murabizi ko mu minsi yatambutse yagiye mu gihugu cya Uganda
ku mugoroba washize nawe yarayakoze igitaramo cy'akataraboneka. Ni igitaramo cyari cyateguwe n'umuhanzi Rema Namakura wanatunguye benshi kabisa mu ndirimbo zabo zigiye zitandukanye. Ni igitaramo cyabereye Kampala muri Uganda kabisa, ni ku munsi w'ejo. Ni igitaramo The Ben yakoze nyuma y'ikindi gitaramo nabwo mu minsi yatambutse hari haciyeho nk'iminsi 5 yakoreye igitaramo n'ubundi muri Uganda. Ni ibintu byiza cyane, ni ibintu bibaye nyuma y'uko The Ben nyine yari amaze igihe kitari gito yatagaragara mu muziki cyane. Abantu bavuga bati we wabaye umunebwe, byagenze bite, ntabwo ukigaragara, ntabwo ugishaka kutwiyereka, ibintu bimeze bite? Noneho ibi ngibi biraza no kutwerekeza no kuri The Battle dufite kuri uyu munsi. Mu minsi yatambutse nari ndi kukubaza mu bahanzi dufite hano mu Rwanda ushobora kuba wemera cyangwa se ukunda. Nza kukubaza umukobwa bita Ariel Ways, nza kuguhereza umukobwa bita Aline Sano, ariko nanone nagwaye umukobwa bita Butera Knowless, nguhereza n'undi mukobwa bita Bwiza. Abo ni abakobwa bameze neza cyane hano muri music yo mu Rwanda, by'umwihariko harimo abakobwa n'umumama umwe. Nibyo mama urimo ni Knowless Butera, abandi baracyari inkumi. Hanyuma iyo yari battle mwagombaga gutoramo umuntu umwe nyine kuri mwebwe ubemeza. Biza kurangira kabisa amajwi menshi asakaye ku mukobwa bita ni babiri bundi. Batoye umuntu bita Butera Knowless ku majwi ari hejuru cyane, aza kuza nanone akurikiwe n'umukobwa bita Aline Sano. Kabisa ni ibintu byiza cyane. Hanyuma ndaza kuguhereza The Battle y'uyu munsi, ariko bwo turaza kuvuga ku bagabo. Noneho ugiye kunyandikira message umbwira uti ngiye bitewe n'abagabo dufite hano mu Rwanda ukuntu mbabona, ndi kubona The Battle y'uyu munsi abagabo ushobora gushyiramo tugatoramo wa mbere ari kanaka. Hanyuma nawe nkubwiye ko tugiye kujya mu mwanya wa The Battle, aho nguhereza abahanzi 4 bakunzwe n'ubu ngubu bagikunzwe, ukambwira uti ngiye nkurikije uko mbabona uyu nguyu araza ku mwanya wa mbere, uyu ndaza kumushyira ku mwanya wa kabiri, uyu nguyu ndaza kumushyira ku mwanya wa gatatu, gutyo kabisa, kugira ngo nabo niba banadukurikiye barebe bavuge bati noneho ndaza kwiminjira amagafu. Niba atanagaragaye kuri uru rutonde rw'uyu munsi avuga ati noneho nanjye ngomba gukora cyane nkajya muri the top 4 yo muri iStars Show ku Izuba Radiant TV. Hanyuma hari abantu mwanya ohereje ubutumwa, hari n'abagiye muhamagara. Reka nze nakire amatelefone yanyu, reka badushyireho telefone nk'eshatu hanyuma nsome na message zanyu. Uyu nguyu yagize ati nitwa Claude, ati ndumva kabisa The Ben ataburamo. Uyu nguyu yagize ati hey twakwakiriye kabisa 5 kuri 5, urakoze cyane. Uyu nguyu yagize ati wiriwe neza, banyita Denise Shankunda Marina bya hatari. No kuvuga ngo rero Marina ari kumushyira muri The Battle y'abahanzi kazi twakoze ku munsi washize. No kuvuga ngo ubu ngubu turi gutora abagabo. Urambwira uti ngewe ndi kubona umugabo uri buzemo ari uyu nguyu. Niba ngombwa unadusobanura duhereze fact, utaza kumbwira ngo ngewe ngo kubera ko mukunda cyangwa kubera ko duturanye. Reka twakiri telefone. Allo. Hello. Isagenda. Uyu nguyu yagize ati hello guys, ni Fred from Nyamasheke iStars Show, it's the first show in Rwanda. Urakoze cyane bro. Hanyuma uyu nguyu yagize ati ku murongo wa telefone. Allo. Pati. Karame. How are you? How are you? Umeze ute? Meze neza kabisa. Wowe meze ute? Nayo meze neza. Ewana, nishimiye kukwakira bwa mbere muri iStars Show yo kuri uyu munsi. Pati. Karame. Wambaye neza. Thank you so much. Ubu nawe wasanga wambaye neza, reka nkubwire ko wambaye neza nubwo ariko ndi kukureba da, aho ngaho wicaye ndi kukureba. Kugura ikizamini cyo kukiza. Nukibasha Pati, takugurira kantu. Cyo kizamera. Nukibasha. Umva banza utwibwire ndahita nkibasha numara kutwibwira. Niba ngozanana? Ihogozanana, mukunzi wa iStars Show cyane. Yego. Ese urabizi ko ngukunda cyangwa? Oya, ndabizi. Ariko ntabwo tubanye neza. Ubu noneho tugomba kubana neza guhera kwa gatandatu, n'abantu bajya mu mirenge bajyamo kwa gatandatu. Ubu ngubu tugomba kubana neza cyane. Noneho reka nkwibariza akabazo kamwe ahubwo.
mu bahanzi b'abanyarwanda b'abagabo cyangwa se b'abasore ni uwuhe muhanzi wo kwemeza ku buryo uvuga uti uyu nguyu namushyira ku mwanya wa mbere? uzi umuhanzi nkunda banamwita Chris Easy aha banamwita Juno banamwita Bebeni aha na Shafi Bruce Melody aha Okay, thank you so much. Abo ngabo barahagije kabisa, turaza kubonamo abo gushyira muri the battle. Shaka indirimbo Iyihe? Bitwa Agasinye yari Ways. Agasinye ya Aliel Ways. Okay, thank you so much kabisa, turaza kuguhereza mu kanya. Okay, hanyuma reka twakire indi telefone imwe duhite tuzamukana the battle abo mwagiye mutora cyane duhite tubabereka hanyuma dukomeza na iStars show. Yungu yagize ati hey ni Chris Easy ku murongo wa telefone. Allo mwiriwe neza. Thank you so much my brother. Witwa ndwere agana he? Inde? Aha, noneho bro. Nuhe muhanzi wowe ubigukorera kabisa ukavuga uti ngo namushyira muri top 4 y'abahanzi dufite bakaze mu Rwanda? Kivumbi tugo tuwambere. Inde? Kivumbi no wambere. Kivumbi King. Ewana kabisa, ubwo reka turebe n'amajwi y'abandi. Akahita kwitira Ishkezi ni. Aha. Akahita kwitiraho Crazy. Bruce Melody igitangaza. No kombyumva. Ewana kabisa, thank you bro. Sawa sawa. Hanyuma reka twakire indi telefone imwe ya nyuma ubundi duhite dukomeza mbereka abo batoye cyane haba kuri WhatsApp ndetse no ku butumwa bugufi ndetse no kuri telefone zanyu uko mwaduhamagaraga ku murongo wa telefone. Allo. Allo. Yes. Mumeze mute? Ni sawa, wameze ute? Meze neza. Yego, turavugana nande uhereye hagana he? Divine. Divine ku Gisozi. Yego. Twishimiye kuvugana nawe hanyuma tubwire wowe mu bahanzi wumva babigukorera nka bane washyira imbere niba ninde nande? Haraza ku mwanya wa mbere Chris Easy. Harakurikiraho The Ben. Yego. Harakurikiraho Bruce Melody. Yego. Na Kivumbi King. Okay. Harakurikiraho Meddy. Ya, ndumva rabo tu. Ewana kabisa, thank you. Reka tuze kureba mu kanya gato cyane. Mu indirimbo ya Jugumira ya Kevin Kade afatanyije na Chris Easy na Philipita. Yes. Okay, reka tuze turamwemera. Pasi nawe arabemera. Munsurize tu. Ewana ya namuhobeye. Sawa sana kabisa. Hanyuma atyakoze winjiranye Courage kabisa man. Kivumbi ntaburemo bro, ndabasuhuje nitwa Gustave Solo Boy ati duhakarimbo kitwa My Angel ka Solo Boy. Okay, turaje tukagutemo my brother, can thank you kubana natwe kuri mugoroba. Uyu nguyu yagize ati tumwa bwawe burancitse ariko reka nsome ubu ngubu wenda nabwo turaza kubugeraho. Uyu nguyu yagize ati The Ben ntaburemo kabisa. Uyu nguyu yagize ati Chris Easy yarashatse. Oya Chris Easy ntago arashaka. Kuri ubu ngubu nyine hari umukobwa byari biri kuvugwaho ko bashobora kuba bari mu rukundo ariko nta makuru abihamya 100% hari. Rero ibyo kuvuga ngo yarashatse byo ni ibihuha.
hanyuma uyu nguyu ati wambwiye amakuru ya Ishkevin muramukoze ntari bikabisa mu kanya gato ndaje nyagutemo. Hanyuma nkuko nari nabikubwiye hari abantu mwagiye mutora cyane. Uyu nguyu niwe muhanzi wakoze indirimbo ikarebwa n'abantu wakoze indirimbo zikarebwa n'abantu benshi bagiye batandukanye guhera mu myaka yagiye itambuka kugeza n'ubu ngubu akaba kiri kuri hit. Bamwita Muyombo Thomas cyangwa se Tom Close. Yakoze ama hit menshi, afite album nshyashya aherutse gushyira hanze bayita Essence, ndetse ni nawe muganga twavuga ko uri mu bintu by'ubuzima. Ni umudokiteri murabizi cyane kabisa. Niwe muntu wakunzwe n'abantu kuva kera kugeza n'ubu. Abantu rero muri iStars Show mwamutoye, tugiye kumureba hamwe n'abandi batatu basigaye. Muze kutubwira muti njyewe ndabona uyu nguyu kabisa ari ubikora. Ku mwanya wa kabiri dufite The Ben. The Ben nawe mwaramukunze cyane, minsi yatambutse ari mu bantu bagiye bamenyerwaho gukora indirimbo nziza z'urukundo, by'umwihariko akagira amakorabo ya hanze, ariko mukagenda mumukompara n'abandi bahanzi bakomeye ba hano mu Rwanda, mukavuga muti kabisa uyu nguyu ashobora kuba ari we wa mbere, abandi mukanabihamya. Mu minsi yatambutse yakoze ubukwe n'umugore we bamwita Uwicyeza Pamela, ibyo ngibyo mwarabibonye, ndetse anamutura indirimbo bita Forever. Hanyuma uwo niwe twari dufite ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa gatatu turaza kwasanga uyu mugabo nawe ufite agahigo ko hano mu gihugu cy'u Rwanda ko yakoze indirimbo ikaba igiye kuzuza miliyoni 100. Nukuvuga ngo nta wundi muhanzi mu Rwanda urakora indirimbo byuze ngo irebwe na kimwe cya kabiri cyuko uyu mugabo yarebwe. Nukuvuga ngo yakoze indirimbo yita Slowly, irarebwa kuri ubu ngubu igeze ku bantu bageze kuri miliyoni 98 gutyo. Urumva yenda kuzuza miliyoni 100. Niwe muhanzi kabisa ufite ako gahigo. Umuntu umujya nanone umujya inyuma ho gatoya bamwita Igitangaza Bruce Melody. Igitangaza Bruce Melody nuje ku mwanya wa kane muri The Battle y'uyu munsi. Nawe yakoze ama hit menshi, muramuzi, ni munyakazi, ntajya arambirwa, ntajya ananirwa gukora. Mukanya nari ndi kukubwira ko ubu tuvugana ari mu gihugu cya Kenya, aho yagiye kurangiza imishinga igiye itandukanye afitanye n'abahanzi bahariya, aho yanakoze igitaramo ari kumwe n'abahati baherutse gukorana indirimbo yitwa Diana iri ku rubuga rwa YouTube rwa Bahati. Ni ukuvuga ngo rero Igitangaza niwe muntu uje ku mwanya wa kane. Dufiteho Bruce Melody, dufiteho Meddy, dufiteho The Ben, tukagiraho na Tom Close. Noneho ikintu ugiye gukora, ugiye kumpamagara umbwira uti ndabona njyewe umuntu nashyira ku mwanya wa mbere ari kanaka. Nanjye ndaza gutora buriya ariko nyuma yawo. Hanyuma ubutumwa bugufi bwatangiye kuza, ariko ndaza kubusoma mu kanya na message zanyu. Reka nze mbanze nzamuke n'akaririmbo kamwe kugira ngo mube mutora. Dufite gahunda nyinshi uyu munsi, dufite trending news zigikomeje, dufite brand new songs ziba zasohotse. Ndaza kugutamo amakuru abagiye atandukanye, ariko none twibagirwe ko dufite abatumirwa mu kanya gato cyane kabisa, naho muraba mubabona kuri screen yanyu, abangaba mumajije kubamenyera. Hanyuma ikindi kandi ndaza kukubwira utubwira uti njyewe uwo mbona ku mwanya wa mbere ni uyu nguyu. Niyo mpamvu ngiye kwitaba telefone yawe, some n'ubutumwa bugufi mwagiye mutwandikira, duhite tugaruka mu kanya gato cyane nanone dufata umwanzuro tuvuga tuti the winner is kanaka. Hanyuma message ya mbere uyu nguyu yagize ati ni Claude, ati The Ben kabisa hejuru mumpe indirimbo ho ya Kevin na Shemi yitwa Big Shark. Okay. Hanyuma uyu nguyu yagize ati The Ben ku mwanya wa mbere, Tom ku mwanya wa kabiri, Meddy ku mwanya wa gatatu, ati Chris Easy ku mwanya wa kane nubwo atarimo. Okay. Uyu nguyu yagize ati muraho neza, ni Arno mwampaye Jugumira ya DJ Philipita. Jugumira turaje turakagutamo ntaribi, nako nakarimba keza cyane. Hanyuma reka twitabe na telefone. Ubutumwa ni bwinshi ariko tuba tugomba kubivanga, tukagenda twumva utujwi twanyu. Babantu mujya mumpamagara musa nk'abasinziriye, byibuze mukanguke, mwanze mukandagire mwibase, mwihumure mu maso, ubundi fata telefone uhamagare kuri iyo nimero yawe, unanyandikira ubutumwa kuri 0780449754, ubundi ibintu bigenda neza cyane. Ku murongo wa telefone, allo, ongo yatarutse. Uyu ngo yagize ati ati allo. Hello.
Okay, uwo nguwo nawe yagiye kabisa. Uyu nguyu yagize ati umusaza kuri iyo nkuru ya Philipita n'abahanzi babikora n'abahanzi babikora bashaka kubemeza kuko muri industry harimo abajyama bigize nk'utumana. Akomeza agira ati bagahemukira abahanzi benshi cyane, ni nayo mpamvu ubona Yago abasani bagenda bamusebye. Okay, icyo ni igitekerezo cye. Uyu nguyu yagize ati Meddy ku mwanya wa mbere. Uyu nguyu yagize ati Bruce Melody niwe wa mbere. Uyu nguyu yagize ati bimeze bite, ati Tom Cruise niwe wanjye wambaye neza. Thank you so much. Hanyuma reka twakire telefone. Allo. Halo. Yes yes. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza namwe. Ni Joyce Nyaga. Joyce. Karani. Gwere yagana he? Nyagatare. Nyagatare amatara hari se? Yego arahari. Wana none ubwo nkugereho ryari se ngo tubikurikirane? Nanjye ndakunda. Nta kibazo n'aka kanya. N'aka kanya? Yego. Okay, nta kibazo ubwo ngubwo turaza kureba ukuntu twabigenza nko masaa 5 ndaba mpageze. Nta kibazo. Hanyuma Joy. Karani. Muri aba bahanzi bane wowe ninde ukwemeza kurusha abandi? Meddy. Meddy kabisa, urakoze cyane. Wamubonye umusore wawe? Ndamubonye. Reka twumve n'abandi mukanya ndaza nkubwira nti uyu nguyu kabisa niwe ubikora. Sawa. Sawa kabisa. Uyu nguyu yagize ati Bruce Melody hejuru cyane. Uyu nguyu yagize ati umusaza iyo the battle ni fresh sana. Hanyuma uze kudutamo akaririmbo gashyashya kariko kose ka Chris Easy. Urakoze cyane. Ku murongo wa telefone. Allo. Hello. Hello. Yes bro. Ubwo Meddy ari hejuru cyane. Meddy hejuru y'abandi. Hakurikiraho Munyakazi. Hagakurikiraho nde? Munyakazi. Okay, ku mwanya wa gatatu? Mwanya wa gatatu hari Tom Cruise. Ku mwanya wa kane? Mwanya wa kane hari umujamurutse gukora ubukwe bita The Ben. The Ben Tiger B ku mwanya wa kane. Asante sana bro. Po umusaza. Hanyuma uyu nguyu yagize ati hello ni Clarisse ku mwanya wa mbere. Ati stop ya Chris. No. Turi gutora debate y'abahanzi nago turi gutora indirimbo. Hanyuma uyu nguyu yagize ati we pasi umeze ute umusa ni muzehe kabisa Alphonse ku mwanya wa mbere ni Meddy. Ku murongo wa telefone naho reka tubanze tuzamuke n'abantu babiri. Some message eshatu kuri WhatsApp hanyuma duhite tugaruka mu kanya gato cyane tubatama akaririmbo bitazana Kaneri Ngabo na Darest ubundi duhite tugaruka tubara amajwi tunakira abatumirwa bo kuri uyu mugoroba. Uyu nguyu yagize ati ni Madio Bruce Melody Munyakazi arabikora mumpe umutaka by M Zaidi. Allo. Allo. Yes bro. Meze neza umusaza wowe meze ute? Naye meze neza. Ndavugana nandi uhereye hagana kuri uyu mugoroba. Mere Rubavu. Hanyuma bro akazina ni gute? Akazina. Akazina wanyita Mugisha. Ego Mugisha, muri abahanzi ninde ushyira ku mwanya wa mbere? Nge ndafana Kivumbi. Kivumbi, twashyizeho Melody, dushyiraho The Ben, dushyiraho Tom Cruise ndetse na The Ben. Wowe abo ngabo nta numwe washyira ku mwanya wa mbere? Melody yubaho. Okay, musaza Melody kabisa. Thank you. Okay. Ati nitwa Fanny nje natoye The Ben. Uyu nguyu yagize ati hey pasi Meddy hejuru cyane. Ni Claudine Inyanza arakoze cyane. Uyu nguyu uti Juno ntaburemo. Uyu nguyu ati ni Shenge ndabakunda pe. Ati Hamanda saba soso ya Omar thanks. Hanyuma ama message ni menshi cyane. Reka twitabe indi telefone imwe. Hanyuma dusome n'izindi message ebyiri zonyine duhita tuzamukanazana. Tuce tugaruka tureba noneho wagize amajwi menshi cyane. Ku murongo wa telefone. Allo. Yes. Meze bite? Ni fresh bro, umeze ute? Anje ni so. Turavugana nandi uhereye hagana he? Emmanuel ndi Huye. Ihuye mu majyepfo.
Yego. Emmanuel ngaho dukurikiranyiriza aba bahanzi bane twihuse. Wa mbere ni The Ben. The Ben ku mwanya wa mbere, kabiri Bruce Melody. Bruce Melody ku mwanya wa kabiri, gatatu Gatatu ni The Ben. The Ben ku mwanya wa gatatu, kane Kane ni Chris Easy. okay, urakoze cyane my brother. Sawa. Sawa sawa, ati ni Sharon Kayonza nge natoye Meddy. Hanyuma telefone tube tuziretseho gatoya n'ubutumwa bugufi reka nsoma ubu ngubu. Ati Pasi ni neza se ati wantayemo imbwa zimoka ya Zero Trap kandi wambaye fuego, thanks my bro. Ngo yagize ati hey Musa ni muhire Wilson kabisa. Meddy ku mwanya wa mbere, Babu yatoye The Ben. Nguyu message yawe isincika. Ati hey ahubwo nge ni ubinkorera kurusha abandi. Uwo ninde se? Ntago amuvuze. Okay, hanyuma uyu nguyu yagize ati hey Pasi ndagukunda cyane, Meddy niwe wanje, nitwa Ariane ndi Nyamirambo. Okay, reka na message tube tuzihagarikiye ahangaha, tuzamuke n'akarimbo gashyashya kasohotse ku munsi w'ejo ku mugoroba, na karimbo bishanya na karimbo keza cyane nawe adufitiye kabisa. Nawe wagenda kuri YouTube channel ye ukakareba, ni gashyashya nawe karamara igihe kinini cyane. Hanyuma nari nabikubwiye ko dufite abatumirwa kuri uyu munsi, ntabwo ari ubwa mbere tubakiriye hano muri iStars Show. Ndatekereza ari nk'ubwa kabiri cyangwa se n'ubwa kabiri ahari, nibyo? Okay. Hanyuma reka tubakire muri studio za Izuba TV. Urakoze cyane. Twababwiye ko ahangaha ari iwanyu, ari mu rugo cyane. Niyo mpamvu rero tubahaye ikaze mwisanzure. Kabisa icyo mushaka, amazi muyafate, n'akabyeri mukamwe. Ubwo ushatse kuvuga ko kunywa inzoga atari icyaha, nicyo ushatse guhita uvuga? Ni ukuvuga ngo reka tubanze twivuge, reka tubanze twivuge tujye tuzamuka. Yego. Reka duhere kuri wowe, akenshi niwe tumenyeranye cyane. Murakoze cyane. Nitwa Jean Pierre Murindangabo, akaba ari nanjye Nyirihinduka TV. Muri rusange cyane kuresha ibindi byose ni Prophet. Ubona ko ngako niko mba nshaka cyane cyane. Prophet. Minsi yashize waje utubwira ko kunywa inzoga atari icyaha, nibyo? Yego. Okay, unaduhereza fact, uduhereza imirongo ya Bibiliya, uratubwira uti ubundi hari ahantu handitse ngo ufate ibitoki byawe ubyenge. Bivuga gute? Ko ufata ibitoki byawe ukabyenga ku munsi w'umuganura wawe cyangwa se ku byo wejeje bwa mbere, warangiza ukabijyana mu nzu y'abatambyi bakabyeza, ubundi tukanywaho ku gacupa nta kibazo. Nta kibazo kiba gihari. Ubwo rero kabisa ku kintu bita agariye nyine najyaga nyine mbigiraho urujijo. Nkibaza ntise kunywa inzoga ni gute atari icyaha kandi babitubuza n'iki, ariko wadusobanuriye byinshi. Abagushaka bazanakuvugisha. Ndahari cyane. Ikaze bro. Murakoze cyane. Amazina ni Gashkeve. Ndi umukinnyi wa filime. Yego. Umwanditsi wa filime. Director wa filime. Okay. Bamwita director wa filime, akaba actor, akaba script writer. Siko babyita? Okay. Niwe turi kumwe kabisa muri aka kanya. Ubwo ngubwo birahita binatwerekeza kuba uyu nguyu ni umukozi w'Imana, sibyo? Uri umukozi w'Imana cyangwa uri umwana wayo? Ndi umwana w'Imana. Uri umwana w'Imana. Suko ufite agaciro ninde Prophet? Iyo ugiye kubireba iryo jambo rirakomeye. Ubundi ryaturutse ku bana bo kwa Nowa. Cyari muri cya gihe cy'umwuzure. Harimo rero abana bamwe baturukaga mu rubyaro rwo kwa Seti, abandi baturuka mu rubyaro rwo kwa Kayini. Icyo gihe rero haje kuzamo ikintu kivuga ngo umunsi wo kwinezeza kw'abana b'Imana. Bari abana bo kwa Seti.
abana bo kwa Seti mu kwinezeza kwabo barimo baranezerwa bameze neza. Abana b'abantu baturukaga mu bwoko bwo kwande bwo kwa Kayini, ubwoko bwavumwe, barangije binjira b'abana b'Imana babasangamo baza kubasambanya. Bituma rero havuka ijambo rivuga ngo hari abana b'Imana hari n'abana b'abantu. Abana b'abantu ni abana bavumwe, bakomoka ku muryango wavumwe ari wo wa Kayini. Abana ba Seti rero uribuka neza ko Seti ni umwana wavutse kwa Adamu, ariko nyirizina Adamu yari ashumbushijwe kubwo kwica Abeli yishwe na Kayini. Ari nacyo cyatumye Kayini ahitaba ikivume, ndetse ashyirwaho n'ikimenyetso mu ruhanga kivuga ngo ntagire umuntu uzigera wica inde Kayini. Nta muntu rero wemerewe kumwica, ari ikivume kiri aho ngaho. Kayini harya buriya story ye yarangiye gute? Byarangiye apfuye cyangwa yagiye? Byarangiye we yiyahuye ubwe ku kigero. Yari yahuye. Yego. Kuki buriya yabikoze? Yabikoze kubera ko muri we cyangwa kuri we hari amaje kujyaho icyasha kivuga ko uwo muntu yagize ute yavumwe n'Imana. Byari ngombwa. Hanyuma ndashaka umbwire Kayini na Abeli, ibyo reka tube tubivuyeho. Wari uri kudusobanurira ku mwana w'Imana n'umukozi w'Imana. Umwana w'Imana twarebye uwo ari we, sibyo? Yego. Hanyuma umukozi w'Imana we bimeze bite? Umukozi w'Imana ni abo twita abambasaderi cyangwa se intumwa. Babandi batumwa nibo twita abakozi b'Imana. Rero umuntu wese yaba umwana w'Imana. Ntabwo ari igitangaza ko ushobora kuvuka uri mubi ariko ejo ukitwa umwana w'Imana. Igisobanuro nta kindi, umuntu wese ukora ibyiza akagendera mu nzira ya Uwiteka mushakamo no gukiranuka, akanga ikibi n'igisa nacyo, kuko umuntu afitemo ibintu bibiri, gukora icyiza n'ikibi. Urese iyo ufashe ati ngiye ibi ndabiretse, nemeye kugendera mu byiza, uwabaye umwana w'Imana. Ni ukuvuga ngo ndashaka untandukanyiriza ibi bintu, umwana w'Imana n'umukozi w'Imana, ubwo ufite agaciro ni bose baragafite kurusha undi. Ntabwo navuga ngo ni uyu nguyu gafite kurusha undi, ariko bose icyo bitandukaniyeho, hari umwana uba kwa se uhorana na se amanywa na nijoro. Yego, sibyo? Ahorana na se amanywa na nijoro. Hakaba n'umwana nawe dufata tukamukura hano tukamujyana mu kindi gihugu, akaba umukozi w'Imana, aratumwa, ni umwambasaderi. Nk'uko tuvuga ngo Repubulika y'u Rwanda yazamuye runaka imugira ambasaderi mu kindi gihugu, uriya abaye umuvugizi w'Imana ahantu runaka, n'undi nawe yaba umuvugizi mu kindi gihugu n'Imana. Niko tubibara, tuvuga ko umuntu wese wabaye utumwa n'Imana aba ari umuvugizi w'Imana, abasha kugerayo mbere y'uko ijambo ryo rihagera, agendana n'ijambo. Hanyuma urakoze cyane Prophet. Hanyuma ndashaka ko umuntu udukurikira twandikira akatubwira ati ari ukuba umukozi w'Imana no kuba umwana w'Imana, mbona icyiza ari iki ngiki. Bro, wowe wumva icyiza ari iki ari ukuba umukozi w'Imana n'umwana w'Imana? Njye numva icyiza ari ukuba umwana w'Imana. Wowe wumva icyiza ari ukuba umwana? Erega abantu bose banga gutumwa. Abantu bose banga gutumwa, kuko gutumwa bamwe intambara mwibazo byinshi. Hari igihe utumwa ukagwayo ntugaruke. Ariko umwana rero uri mu rugo yaba iki? Ko hari inzwi iwabo, nta kibazo bafite. Umwana uri mu rugo ahora afite uruhande rwa se na nyina. Urumva byogeze kugira ngo uwo muntu ave uruhande rwo kwibera, ntabwo bikunda. Nanjye nicyo nibaza, ugasanga wenda nk'umupasiteri cyangwa se umuprofeti cyangwa se undi muntu ukorera Imana mu buryo butandukanye, aravuga ati njyewe sindi umwana w'Imana, ndi umukozi w'Imana. N'undi from somewhere akaza akavuga ati njyewe sindi umukozi w'Imana ahubwo ndi umwana w'Imana. Ntibaza ni umwana w'Imana n'umukozi w'Imana ufite agaciro kurusha undi ninde? Ntabwo ushobora kuvuga ngo akenshi ngiye mbibona mu buryo bumwe, igihe cyose umwana ari uruhande rw'umubyeyi aba ari umutoni. Ariko umuntu utumwa ashobora no guhura n'ibibazo mu ntambara, ashobora no guhura urugendo yagenzemo, ashobora no kutagerayo, sibyo? Ariko byaje bikunze wa mwana w'uruhande rwa se uhora kwibere na se na nyina, uwo mwana aba afite protection, kuko n'uburinzi babo niba usanga baravuga ati ariko nibadutera mwana wa uzaca hano,
rero niyo washobora kuza mu itandukaniro ariko umuntu watumwe akenshi hari igihe ujya kureba ugasanga umuntu watumwe n'igihe wavuga ati nagende wenda turebe ko twaba tunamukiza. Njye rero niyo mpamvu ndi umwana w'Imana. Ibintu byo kuba muri industry ya filime wowe ubimazemo igihe kingana gute? Nanjye ndi umwana wa covid. Nyuma yo kuba ndi umwana w'Imana ndi umwana wa covid. Waje nyuma yayo cyangwa waje muri covid? Muri covid. Okay. Urumva muri covid urabizi ko ibyo gukora byarabuze. Yego. Urumva icyo wiyumvamo ukajya ugenda ugikora, abenshi barabizi n'abadukurikiye. Nyine naho byatangiye ku karikodi k'agafone. Kubera icyo wahisemo kuba umudirector ukaba umwanditsi ukaba n'umukinnyi, tumenyere ko akenshi usanga hari umudirector akaba ariyo titre afite yonyine, hakaba n'umukinnyi akavuga ati ngewe ndakina, hakaba n'umwanditsi utajya ugaragara. Kubera icyo wahisemo kubikora byose? Harimo talent, hakabamo na passion. Yego, byose ndabishoboye kandi mbifitiye nyine impano. Yego, naciye no mu ishuri ndabyiga ho gake. Akenshi ubundi bijya bigaragara ko acting, kwandika no kudirectinga n'ubundi bigendana mu ishuri, ku bantu babyiga ubwo barabizi. Hari n'ikigo kigigisha tujya twamamariza hano bakita East African University, mujya mukurikira publicité zanga kabisa, muzajyeyo bigisha neza cyane. Hanyuma bro, mwatuzaniye filime. Iyo filime yitwa gute, ifite iyihe story, kugira ngo tuze kugaruka no kuri Prophet tubwire uburyo duhuza filime n'ijambo ry'Imana. Ubundi iyo filime ifite irihe zina, iri ku yihe YouTube channel, niba iri kuri YouTube channel umuntu yayikurikira gute, ifite irihe tandukaniro muri make? Murakoze. Filime yacu yitwa Inzira. Ni filime igaragaza imibereho tuba tubayeho muri iyi si nyine. Njya nkunda kubivuga, si n'ubwa mbere mbivuze. Buri kintu, buri muntu ibintu acamo bifite inzira yabyo. Yego, niba uri umuntu uba mu buzima bwo kwishimirwa cyangwa se bwiza, ni inzira, bifite inzira bicamo. Buri kintu cyose mbega muri make kigira inzira yacyo. Iyi filime rero ivuga ku miryango iri hano hanze babaye, cyangwa se abana b'urubyiruko, cyane cyane ku bana bakunze kubura ababyeyi bakiri bato. Ugasanga hari ibintu bibatwara kubera ubuzima, cyangwa se kubera ko baba barabuze ba bantu babakaruma deja ari bo babyeyi babo. Ugasanga nyine bataye inzira cyangwa se icyizere cy'ubuzima. Yego, nicyo iyi filime ishingiyeho. Irimo story nyinshi, ariko iyo story niyo y'ingenzi ubundi twahaye kugira ngo igire icyo yakwigisha abanyarwanda. Mbere yuko dushyiramo amajwi se, umuntu yayisanga kuri YouTube channel kugira ngo n'abantu babe bajya kuba bayireba, kuko njyewe already narayitangiye, natangiranye nayo. Ni filime nziza cyane, ariko dusangize umuntu ushaka kuyireba yayisanga hehe? Filime Inzira ushaka kuyireba wayisanga kuri YouTube channel yitwa Hinduka TV. Rwose hamaze kugeraho ibice hari nka 7. Yageze episode ya 7. Yego, twagerageje kubibaha cyane ko bagejeje twereka ko babikunze. Ari nayo mpamvu basanga ngo bakomeze babikunde, bajye kuri YouTube badukurikirane, baduhe like, bajye baduha na comment, baduhereze n'ibitekerezo. Urumva bo bareba filime hari uburyo nabo baba bayibona uburyo igomba gukomezamo. Yego, ubwo rero turabasabye mu supporting kabisa. Hanyuma bro, tugaruke mu kanya, ariko reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma bakadushyiremo ku buryo bw'amajwi. Harimo amajwi. Hanyuma reka bakadushyirireho mu buryo bw'amajwi n'amashusho, tubanze tukarebe, tugaruke tunabaza ibibazo bitandukanye Prophet. Niba cyangwa uriya mwana w'umukobwa akaba wanjye.
mbaza icyo bundi mwirwa munzana mu Here kuva kare mbikubwira nawe twarangizanyije. Mbese basi ujya wibuka ko ufite barumuna bawe? none se ndabagendana. Iranzi nshaka kuyigura cyangwa uriya mwana w'umukobwa akaba wanjye. Mbaza icyo bundi mwirwa munzana mu Here kuva kare mbikubwira nawe twarangizanyije. Mbese basi ujya wibuka ko ufite barumuna bawe? none se ndabagendana. Iranzi nshaka kuyigura kabisa bayita Inzira. Ni filime nziza cyane nanjye nakomeje gukurikirana bitewe n'ubutumwa bwiza nagiye nsangamo. Ni nayo mpamvu tugiye gusubira kuri Prophet Jean Pierre. Prophet, twagarutse ndashaka mu minsi yatambutse bigeze kumbwira uti nkora umurimo w'Imana w'ivugabutumwa ariko nshaka kubifatanya na filime. Kubera iki kintu wagihuje? Ni gute wabashije guhuza ijambo ry'Imana ukarihuza na filime? Unatubwira impamvu. tugiye kureba neza abantu muri iyi minsi ya none bakeneye ibifatika kurusha kwirirwa ubabwira ngo Yesu yaje cyangwa se araza mu gitondo. Abantu bakeneye ibintu babwira ati nyamara ugiye kureba ubuzima busanzwe turimo, ariyo mpamvu hajemo ijambo ryitwa inzira. Yego, ese inzira ishingiye kuki? Inzira ubundi ubusanzwe ishingiye ku bana bamaze gutakaza ababyeyi. Bamara gutakaza ababyeyi bakareba ese babana gute no mu buryo bwo kuba badafite umubyeyi. Ese sosiyete y'u Rwanda cyangwa se isi ikeneye umwana umeze gute wamaze gutakaza umubyeyi? Umwana watakaje umubyeyi wamaze kuba akenshi usanga burya umutima ubabaye ushobora gutera umuntu kwigomeka. Iyo umuntu yamaze kuba baratakaza ibyiringiro agatakaza n'indangagaciro z'umutima wuzuye urukundo, huzuramo agahinda gusa. Agahinda rero kamaze kugeramo niho usanga wa mwana yisanze mu biyobyabwenge, niho usanga wa mwana yisanze mu busambanyi, niho usanga wa mwana atagifite umuntu ubasha kumurengera. Kubera iki? Yumvaga ko ubuzima bwe bwubatse kuri papa na mama. Rero inzira ugiye kureba neza mu kuyitangira, umuntu uzabasha kureba episode ya mbere azasanga babana nyirizina bakiniye filime baraza kwisanga batagifite umubyeyi. Hari umubyeyi mama wabo udahari ndetse na papa wawe ntahari. Mama wawe yarapfuye, papa wawe ntahari. Rero ibyo twabihuje n'ijambo ryitwa hinduka. Hinduka ubundi ni iki? Hinduka ni inzira igarura abantu bamaje guta ibyiringiro n'ibyizerwa bakagaruka ku Mana. Rero uwo muntu wamaje gutakaza ako gaciro kose nta kindi wamufasha utari ukumwegera, kuko muzasangamo ko hariya muri filime dufitemo part imwe yo kugira inama irimo kanso. Ukamubwira uti hinduka, ariko none ukamwereka inzira nyayo akwiye gutuma azamo. Naho ngaho filime yacu ishingiye. Prophet, reka mbanze ngushimire kubw'igitekerezo cyiza wagize. Hari abantu benshi usanga bakora ivugabutumwa ugasanga nyine barashaka kubwiriza ijambo ry'Imana ariko bikanyura mu buryo wakwita ko busa nkaho butagera ku bantu vuba. Ni ukuvuga ngo iyi filime uko nayibonye ikurikirwa n'urubyiruko akenshi cyane, n'abantu bakuru barayikurikirana kuko nabonye nyine abantu bose bayisangamo. Hanyuma mbere yo kugira iki gitekerezo wumvaga ikintu cya mbere uyifuzamo ari iki? Wumvaga witegereje nk'iki? Wumvaga ari iki kintu cyaguteye nyine kuvuga uti filime nayo reka nyishyireho byibuze imfasha kuba wenda wenda sinzi niba ari cyo wabikoreye, niyo mpamvu ndi kukubaza, niyo mpamvu ngira ngo dusobanure wumvaga mu by'ukuri ushaka iki?
ikintu nashaka cyane ko Hinduka TV cyangwa se Hinduka akenshi njya kuyitekereza nabanje kureba urubyiruko rw'u Rwanda. Ubundi nari nkeneye ko iyi filime igera cyane mu bana b'u Rwanda cyangwa se urubyiruko rw'u Rwanda, bakabasha kuyireba, bakabasha kumva ese nimba ntagifite umubyeyi ubuzima bwanjye burarangiye, ese koko ubuzima burakomeza ku nyuma yo kubura umubyeyi. Nicyo nyine natekerezaga cya mbere. Icya kabiri nashaka gufasha leta y'u Rwanda kwereka abana nyirizina inzira bagomba kunyuramo mu gihe bamaze gutakaza. Burya iyo watakaje umubyeyi watakaje ibyiringirwa biba byarangiye, wumva ko ubuzima bwawe buhagaze, kandi niko kuri. Ariko no mu buryo buri prophetique ni ukugira ngo abantu bagaruke bisuzume barebe ese nyirizina koko ntagifite umubyeyi bisobanura kujya mu byaha. Rero icyo twiteze muri iyi filime ni ukugira ngo u Rwanda twifuza aba ari urubyiruko nyarwo rwiza kandi ruzima, rutagifite guhuzagurika rwitwaje ko rwabuze ababyeyi. Urugero rutoya, abana dufite muri uru Rwanda benshi dufite rehabilitation. Tugiye kureba n'ushobora usanga nibura 25% by'urubyiruko kubera ku myaka 18 kugera ku myaka 35 bari iwabo, bose baryamyeyo. Usanga nyirizina yego, reka turebe Iwawa cyangwa se turebe hano kwa Kabuga, usanga abantu bose bariyo nta yindi kesi ihari, ni ibiyobyabwenge. Kesi ihari ni uko abantu bari mu muhanda, kesi ihari ni ukuba bavuga inzererezi. Mu by'ukuri ugiye kureba usanga ikibazo kiraza gukomoka mu muryango, ntabwo b'abana nyirizina bafite ahantu barererwa. Rero n'aba bafite ntabwo bari kubitaho, ahubwo urirwa ubwira umwana ngo va muri ibi ngibi, ntabwo umwana ari kwamubwira. Umwana usabwa kumwegera ukamuganiza. Iyo wamaze ko yataye n'umurongo nawo nyirizina, bisaba kugira umwegere cyane kurusha uko wamwegeraga, umuganirize, ntabwo ari wo mwanya wo kumuhuga. Rero iyi filime harimo inama nyinshi zikomeye zo kwegera wa mwana. Wenda nk'urugero muzasanga ari aho bigaragara ko hari umwana utaye prudence, sibyo? Ataye prudence. Ese koko ataye prudence igisobanuro no kumukubita urushyi? Ntabwo ari cyo gisobanuro, sibyo? Oya, igisobanuro ni ukubanza ukamenya ngo ese uyu mwana wagerageje gutwara prudence akajya mu busambanyi, icyambere niwe yabashe no gutekereza, agizemo akenge gato kuba yabashe kwirinda. Ariko nyirizina ntabwo ari byo bikwiye umunyarwanda twifuza kurema. Njye nkanjye Prophete ntabwo ari umunyarwanda nifuza kuba igihugu gifite, kuko undi ijambo ry'Imana rifasha igihugu kurera abanyarwanda muri rusange. Rero icyo bivuze nta kindi, bivuze ko uwo mwana akwiye kubanza gutekereza ese yabikoze kubera iki, ese mu mutwe afitemo ikihe kibazo. Nyine impamvu yabikoze, icyambere nuko yatakaje umubyeyi, nta mubyeyi afite. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, hari uko afite umubyeyi ariko umubyeyi atari kubasha kwita ku mwana we. Ariko Prophet, ntabwo uciye mu ijambo, hari n'abantu bajya babikora atari uko yabuze umubyeyi, atari uko yanabuze famiye ifatika, ahubwo ari we ku giti cye. Aida bishobora guterwa n'ikigare. Duzi abana benshi baturuka mu miryango y'abaprofeti cyangwa se abapasiteri n'abashehe, urumva, ugasanga ariko baragiye nabo bajya muri ibyo bintu. Nabyo sinzi niba mujya muri Bibiliya ivuga neza, iravuga ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa burira ubwoko bwanjye, sibyo? Iyo uvuze ngo uzahagarara ku bitugu by'abapfapfa, ni ukuvuga ngo njyewe nzahagarara hariya mvuge mbabwire ariko banjye kumva. Bivuze ngo icyo gihe nzaba ameze nk'icyapa kiyobora abantu, sibyo? Kugira ngo bajye aho bagomba kugira ute kujya. Ariko rero muri iki gihe cya none, umwana we ubwe yamaje gukura atangira kwihitiramo ahaba. Birashoboka ko umwana ushobora gusanga inzira yihitiyemo ari ibiyobyabwenge. Umubyeyi agahana, reka kubwiza ukuri, igihugu cy'u Rwanda cyugarijwe cyitwa ibiyobyabwenge ku rwego rwo hejuru. Ari umwana w'umupasiteri ari mu biyobyabwenge, ari umwana w'umuminisitiri runaka ari mu biyobyabwenge, umwana wa koloneli runaka ari mu biyobyabwenge. Ukibaza ese tuzagera hehe? Abana bakwiye kwegerwa ku rwego ruto rwo tubegeramo. Ariko cyane cyane nibyo nkunda kuvuga, ndasaba buri gihe igihe kinini minisiteri y'umuryango nidufashe, yego nidufashe, irabanza idufashe kwegera iyo miryango.
iganire n'imiryango. Ariko reka mubwire sibyo, niba umbwiye uti minisita, umwana wa minisita ashobora kuba ajya muri ibyo bintu, hanyuma ukaza ukambwira ngo minisiteri ngo y'umuryango ngo nidufashe, none se ubwo urumva icyo ngicyo urabibuza gute? Icyo tubihurizaho nta kindi, uriya minisiteri y'umuryango ishinzwe kugira umuryango inama, sibyo? Turashaka kureba neza ese abana bose bajya mu biyobyabwenge nuko nyirizina babujijwe kubijyamo. Ese abo bana ntabwo ushobora gusanga umuryango ubigiramo uruhare kugira basohoke mu miryango. Rero igituma njye mvuze ngo minisiteri ifashe imiryango nuko tuzi neza ko hari abana benshi bananiranye ariko bituruka ku ruhare rw'umuryango utari murabitaho. Yego, niyo mpamvu mvuze ngo minisiteri idufashe igerageze nibura mu bukangurambaga bwayo guhera mu isibo tugiremo umuntu basumwe ubasha kwegera uwo yamiryango. Icyo ni igitekerezo ni igitekerezo cyane nka profeta. Hanyuma mujya mubishyira no muri filime? Yego birimo cyane. Hanyuma reka tugaruke kuri uyu musore gatoya turi no kugenda tugana ku musozo. Bro, utubwiye ko umaze imyaka sibiri ubwo ngubwo kuva covid yazamo? Ni nk'itatu. Turi 2024 covid yaje 2019. Ni nk'ina ahubwo hafi itanu. Hafi itanu. Ni iki kintu ubona cyiyongereye by'umwihariko mu ruganda rwa sinema mu Rwanda? Uri kubona hari ibyateye imbere cyangwa uri kubona n'ubundi bikiri hasi? Byariyongereye kuko mbere ya covid hari ibintu tutajyaga tubona muri sinema. Uduhe n'urugero rufatika rugaragara. Yego, urugero rwa mbere niba wararebye Seburikoko igitangira, yego, warebaga amashusho bakoreshaga ukuntu yasaga, urebe n'ubu ngubu ni ibintu biri difera cyane cyane. Aho ngaho ni ku gice cya production. Yego, ku bikoresho. Yego, ikindi kandi hagenda havuka impano nshyashya. Yego, mbere ba Nyakisi bose na ba Patino bariya bose nibaje nyuma. Nyakisi yaje imbere ya covid. Yaje imbere ya covid, ariko abandi bose hafi ya bose baje. Abenshi wenda baje ahubwo aba bansabi ba Kiramani n'abanyambo bo baje covid irimo cyangwa se baje nibo batangiye kugaragara, ariko nyuma ya covid nibwo basa n'aho bazamutse. Yego, byo birumvikana. Ikindi hari uburyo industry nyarwanda muri sinema yari imeze. Ntabwo twajyaga tubona amasosiyete tuvuge wenda hano Izuba, tuvuge urugero nimwe mutegura award, reka tuvuge Izuba award. Yego, tunibutsa abantu ko ikiganiro Ice Stars Show by'umwihariko dufite amarushanwa azaba muri iyi sama, aho abahanzi bafite impano kabisa tuzaba turi kurushanwa mu minsi mike. Mwitegure mube mutyaza imihogo yanyu tuzababwira. Ni Ice Stars Show ku bufatanye bw'abafatanyabikorwa nyine tugiye dufite b'iki kiganiro. Minsi iri imbere kabisa tuzababwira. Twikomereze. Nicyo nende kuvuga, ugasanga Izuba yateguye award. Urumva mbere ndakeka abantu batangaga amawadi bari bake kurusha uko biri ubu ngubu. Ubu ngubu usigaye ujya kumva ngo hariya kuri yateguye kuba yategura ibintu by'amawadi yahereza abantu bakora sinema. Ugasanga The Choice Live, ugasanga Isango na Muzika, Isango, Kiss Award, byo kabisa. Icyo gihe rero bari bake, ariko ubu ngubu bamaze kwiyongera. Ari nabyo biduhereza icyizere cyo kuvuga ngo twebwe abakinnyi ba filimi cyangwa se abanditsi duhozeho kugira ngo natwe tujye tubasha kuba nomine muri ibyo bintu twungutse, kuko biriya ni ibintu bituzamura natwe ubwacu. Hanyuma bro, uri umwanditsi ukaba n'umudirector, tutitaye kuba uri umukinnyi, iyi filime yanyu Inzira uri kuyibona iri ku ruhe rwego mu kwezi kwa gatanu n'ibizaba gikomeje? Gukomeza ko ni ngombwa nta nubwo igomba guhagarara. Gusa buriya ikintu nakubwira cyo, iyo wandika filime uyireba kurusha uzayireba wowe uyibona itaranakinwa. Yego,
nicyo abantu babyiga cyane bo barabizi. Iyo wandika filimi uwuyireba kurusha umuntu uzayireba. Niyo hari ikintu cyapfuyemo hariya ngenda kimenya ariko ntiwakimenya kubera ko njye mba mbizi kuko uko nabitanze atari ko byaje. Rero iyi filimi ni filime nziza, ifite abakteri beza bashyashya, ni impano nshyashya. Ibyo byose kuva ari amaraso mashya harimo n'ibintu bishyashya byinshi. Yego. Rero iyi filimi ntabwo navuga ngo ndahigarantinga na gutya kuko size ngizi ntabwo estimate twe twayirambira cyane na za Seburikoko koko bro. Aha, iyi filimi rero njye nyibarira kuri uru rwego. Ibutsa abantu ahantu bayisanga, unatubwire nawe niba hari platform ufite aho abantu bagusanga ubundi tugane ku musozo. Filime ni kuri Hinduka TV. Filimi yitwa Inzira. Channel ni Hinduka TV n'ubundi nkuko nabibabwiye. Bagereho banarebe iri imaze kugeraho ibice 7 byose. Turacana bahereza n'ibindi. Ewa ntabwo tuzahwema kubahereza ibintu byiza kabisa. Okay, urakoze cyane. Reka tugaruke kuri ariko ntabwo ari tubwiye platform zawe. TikTok, Instagram, nizo mbuga zonyine nkoresha. Yego. Ni Gaju Kevin Official. Yego. Ubwo wanyenera yanyandikira aho ngaho. Ntabwo se ujye ukenera abantu bagutamo ku kamomo. Nakamomo ngashireho. Nakamomo ariko hari abantu benshi baba ubuhaye nimero yawe bitari ngombwa. Ahubwo wenda uyishaka aze kukwandikira kuri Instagram cyangwa kuri TikTok. Yego. Okay. Hanyuma Prophet, hari ubutumwa wenda waba wifuza kohereza abantu cyangwa se ikindi kintu twaba tutavuzeho mbere yuko dusoza ikiganiro? Ubutumwa bwo burahari. Icyambere nuko Yesu ari umwami kandi ategereje abana be ngo abasarure. Turi mu gihe cyo gusarurwa kubera ko ibisarurwa bireze. Nshuti zanjye, abantu badukurikira, abantu badukunda kuri Hinduka TV n'abantu bose bakurikira Izuba TV, ibihumbi bikurikiye uyu munsi wa none binyarukire kuri Hinduka TV, babashe gukora subscribe, baturebe, baturayikinge, baduhe comment. Rwose inshuti zanjye, ntabwo Hinduka gusa iriho filime, Hinduka iriho n'ibiganiro by'iyobokamana, iriho n'ibiganiro bishobora gutuma ubuzima bwawe bwubakwa ukaba umuntu muzima, ukagera ku rufatiro rwo witeka aho abashaka. Rero abantu bashaka Hinduka TV, turajya nyine kuri platform zacu, turajya kuri channel yitwa Hinduka TV, turebe kuri Hinduka TV, turanyura muri TikTok ni Hinduka TV, Instagram ni Hinduka TV, Twitter nayo ni Hinduka TV. Rwose nshimira buri umwe wese ku ruhari rwe akomeje kugira, kandi nshimira n'umuntu bita Ngenzi cyane, no umuntu w'umugabo ku bitekerezo byiwe, ndetse na Kibonke bagerageza kuduheza ibitekerezo mu buryo butandukanye, yego bwabasha gutuma iyi channel yacu igomba kugira umumaro, kandi abantu bose badukunda natwe turabakunda, iteka baho umugisha. Hari umuntu wifuza, reka nze gato mugarukeho gato, hari umuntu wifuza kuba yakorana namwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hari nimero y'akazi mugira ku buryo nimero y'akazi ntabwo ndayishyiraho, ariko nyirizina anyandikiye yambona. Ahagana he? Yanyandikira kuri Twitter ndahari, kuri Instagram ndahari, na TikTok ndahari. Witwa Hinduka TV. Hinduka TV. Yego. Nanjye ngiye kuvuga ko hari ugushimira. Ndashimira umusaza witwa Kennedy Papa Ratura. Papa Apa. Yego. Okay. Ari mu bantu bangize icyondo cy'uyu munsi. Nongera ngashimira umugabo bita Munyamita Justin. Ni umuntu wanjye umba hafi, nyungura ibitekerezo. Ngashimira nawe Pasi wadutumiye hano mu kiganiro. Hanyuma reka tubashimire cyane ikiganiro iStars Show cyo nkuko mubizi muri abasangwa ahangaha, nitubakenera twizere ko n'ubundi tukababona. Turahari cyane, turahari turahabaye. Mbwira abantu ni
munyarukire kuri Hinduka TV murebe agafilme kitwa Inzira ntibaragera kure, ni episode ya 7 bagezeho, ariko aho bageze ni utatangira ku ya mbere ubasha gukomeza ukabisobanukirwa bro. Ni nacyo cyiza cyawo, niwo mwihariko nakunze. Njyewe ntabwo nahereye kuri episode ya mbere, ariko kuri ubu ngubu kabisa narabafashe. Reka dushyiremo agatrailer kabo, hanyuma tuze tugaruka ku musozo n'amasaha yatujyanye. Ikiganiro cyo ni Ice Stars Jones. Iranzi nshaka kuyigura cyangwa uriya mwana w'umukobwa akaba wanjye. Kumbaza icyo bundi mwirwa munzana mu Here kuva kare mbikubwira. Nawe twarangizanyije. Mbese basi ujya wibuka ko ufite barumuna bawe? None sindabagendana.